Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero nkaba ngiye kubagezaho amateka y'umusitari bita Papa Cyangwe. Abafana ba Papa Cyangwe aho muri hose ndabasuhuje, Nyagasani nabahe umugisha utagabanyije. Papa Cyangwe akaba yaratangiye gukoresha urubuga nka YouTube ku itariki 20 z'ukwa kane 2018. Papa Cyangwe akaba amaze kurebwa na miliyoni 6. Papa Cyangwe akaba afite abasubscribe bamukurikirana bangana n'ibihumbi 133. Papa Cyangwe akaba amaze kugeza indirimbo ku rubuga nka YouTube zingana na 28. Andi mu mateka ya Papa Cyangwe akaba yarakoze Plan B mu gihe yari umukozi kwa Rocky Entertainment. Nyuma yuko baje gushwana, murabizi ko Papa Cyangwe yari afite YouTube channel irenze, noneho Rocky yaje kuyisiba kubera ko ntabwo babyumvikana. Nyuma yuko Papa Cyangwe yaje kwigumura kuri Rocky Entertainment akajya gukora ukwe, ntajya amuha amafaranga yari yaramubwiye kubera ko yari yaramuteye inkunga Rocky Entertainment mu bijyanye na music cyangwa se mu muziki we kugira ngo utere imbere, noneho bakazajya bagabana amafaranga ku kwezi. Nyuma yuko Papa Cyangwe yaje kwigumura, Rocky Entertainment yaje gufata umwanzuro wo guhita asiba channel ye, ariko nusa Papa Cyangwe akaba yari yarafunguye channel mbere muri 2018. Ibi ngibi byabaye muri 2024 mu kuva mu mpera z'ukwa kane kugera mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu gutyo nibwo byabaye. Mbabwira ngo niba ukoze business jya ubanza uyikore kabiri cyangwa se ukore Plan B, ugire business ya mbere n'iya kabiri, ugire business irenze ushoramo imbaraga, ariko ugire n'indi iciritse kugira ngo imwe nihomba uzahita ujya gufata indi. Niba ukoresha urubuga nka YouTube cyangwa se n'ibindi, icyo nakubwiye, ibintu byose ukora uzajya ukora Plan B. Uvuga iki ni gipfa nzakora iki ngiki, nzahita njya kuzamura kubabwira Papa Cyangwe mu ndirimbo kiri cyasohoye bita niko biri, wagenda ukayireba imaze kugira 2020 birenga. Undi wajya kureba umuhanzi wasohoye indirimbo mu munsi ushize ni Aline Sano yise tamusana, niyo ndirimbo ye nayo wagenda ukayireba. Ikindi nkomeje gushimira abantu mwese muri kugenda mukora like, comment na subscribe, ni iby'ingenzi. Ntabwo muri bitambambuga abantu mwagize hano, ntabwo wabura icyo utanga like, comment cyangwa se subscribe. Byose ni ingenzi kugira ngo YouTube izazamure uru rubuga cyangwa se umuryango wanyu, kugira ngo izawamamaze iwugeze no ku bandi bakeneye ubufasha dutanga cyangwa se ubumenyi dutanga. Twigisha Icyongereza, twamamariza ubuntu, dukora ibintu byinshi bitandukanye. Kora subscribe ube witeganyirije ubuziraherezo uyu muryango wazigiye. Ngwino nawe mu muryango wacu, ikaze ntawe duheza. Ikindi ndaza kubakorera amateka ya Papa Cyangwe, aho yavukiye, ubuzima bubi yabayemo, n'amafaranga bari guhembwa. Hano wasanga amateka y'abahanzi bose n'indirimbo zigezweho.